Yes, reka twongera tubasuhuze mwese bakunzi ba Kamanzi Official, twifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Ni wa mwanya tugaruka ku biganiro amakuru kubirebana na cryptocurrencies zigera kuri 3 twababwiye, arizo Pi Network, Ruby Network ndetse na Mira Network. Tubibutsa ko Pi Network ni cryptocurrency ikomoka muri Amerika, Ruby Network ni cryptocurrency ikomoka muri Asia, precisely muri Vietnam. Hanyuma Mira Network ikomoka mu Burayi, mu Bwongereza. Tukaba rero arizo tumining, arizo dukurikirana amakuru yazo umunsi ku munsi hano kuri Kamanzi Official. Ubu rero tukaba mbere yuko dutangira kwiga mu kiganiro cyangwa se mu nkuru nimero 250, niho tuzatangirira kuri Mira Network duhereye kuri registration. Nahisemo yuko tubanza kuganira kuri iki kibazo nabajijwe, ariko impamvu nyizanye nuko nakibajijwe n'abantu bagera kuri 2. Urumva abantu bataziranye bakabaza ikibazo kimwe, ni ikibazo rusange kandi cy'ingenzi nabonye yuko twakiganiraho. Kiragira kiti: agaciro ka Pi coin kazashyirwaho nande kandi ni ikihe cyizere ko katazahindagurika nk'akizindi cryptocurrencies? Mbere rero yuko dukomeza kuri iyo ngingo, reka twibutse abantu yuko abakeneye ko tubamamariza ibicuruzwa byabo cyangwa service batugana. Tubamamariza ibicuruzwa, service ndetse n'umutungo utimukanwa, harimo nk'amapariseri yo kubakamo amazu, hari amasambu, hari inzuri, urwuri, ngo ni amafarms, hakaba inzu ndetse n'ibindi. Sibyo gusa kandi n'abakeneye kwamamaza ibinyabiziga byabo bigurishwa, ibikodeshwa. Hari n'abakeneye kwamamaza imbuga nkoranyambaga zabo nka Twitter, ukeneye ko bazajya bamukurikira kuri Twitter tukayivuga hano, YouTube channels. Ibyo byose mbega wumva ukeneye ko twagufashamo kubimenyekanisha mu badukurikira. Hanyuma kandi tumenye dukora akazi ka YouTube, nko gutanga ibiganiro kuri channel zitaraba monetize ndetse n'izabaye monetize, gutanga ibiganiro bisanzwe mu ngeri zitandukanye biterwa na content. Uratuvugisha tukumva yuko twabishobora, ibyo tudashoboye ntabwo twabishobora nyine, ko nk'ibintu bisaba technique ntabwo twabishobora. Hari technique tudashobora, ariko nk'iz'ubuhinzi n'ubworozi aho ngaho ho bitewe nuko umuntu yabinyuzemo mu ishuri twafatanya. Hanyuma kandi dutanga n'ubujyanama ku ngingo zitandukanye. Urugero, hari nk'abantu bafite nk'ibibazo ariko batazi ngo twabibariza hehe, mu nzego z'ubuyobozi, izabikorera se. None ugasanga umuntu arinze agera mu nkiko. Je ntago ndi umunyamategeko, ariko mbere yuko ugera mu by'amategeko hari ahantu ibibazo ufite. Ubwo ndavuga cyane cyane nko mu Rwanda, twakugira inama ngo icyo kibazo bakinyuza hanaha, kuko niba tubizi umuntu akakurangira ati we nyura ahangaha, binyuza hanaha. Ariko ntabwo twebwe turi abanyamategeko, nta nubwo dukora mu nzego z'ubuyobozi. Icyakora buri muturage wese abijisho rya mugenzi we niyo siroga y'umutekano mu Rwanda. Buri wese abijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Turafatanya rero tukabagira inama, twavuga ariko icyo kibazo bibaye byiza wahera hano na hano, bikagufasha utagiye gusiragira ndetse no kubikwaho urusyo. Aha, reka tujya ku ngingo nyamukuru. Mbibutse ko ikibazo kibaza ngo agaciro ka Pi coin kazashyirwaho nande kandi ni ikihe cyizere ko katazahindagurika nk'akizindi cryptocurrencies? Harimo ibibazo bibiri. Icya mbere, ikibazo cya mbere, agaciro ka Pi nk'uko cyari icyifuzo cya Dr. Nicholas Kokaris cyangwa cya Pi Core Team, cyuko agaciro ka Pi kazashyirwaho n'abapioneers, niko byagenze. Twaragatoye tugashyiraho kandi tubona
biremewe. Ikintu cyatwemeje yuko babyemeye, nta hantu bigeze bandika ngo ibyo abapayoniya bashyizeho turabyemeye. Ashwida, ahubwo twabonye mu nyandiko zabo bandika yuko agaciro k'amadolari 314,159 amadolari y'Amerika kaba ariko gaciro keza ka Pi Network katuma iba stable coin. Ibi ngibi byanditswe na Kosasihi, umwe mu ba developers ba applications zikorera muri Pi Network. Abenshi abapayiniers benshi bamaze kumumenya. Hanyuma si ibyo gusa, igihe cyarageze tugiye tubona barabyanditse. Nimunyura muri Google app mukandika GitHub Pi Network, mukaza kubigeramo, muraza kubona yuko byanditswe gutyo ko agaciro ka Pi cyangwa se kugira ngo Pi izabe stable coin nuko izagendera ku gaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'Amerika. Ariko nta hantu bigeze bandika bavuga cyangwa basobanura inkomoko n'impamvu y'ako gaciro. Nta hantu byanditse, kandi ntabwo bavuga ngo aka gaciro twagahawe kuri kanaka cyangwa runaka. Ntaho twabonye byanditswe bityo tubyakira dutyo. Agaciro rero kashyizweho, hanyuma icyanyuma kirabaza ngo ni ikihe cyizere cy'uko katazahindagurika. Nuko ako gaciro mu by'ukuri kazagira gute, kazakurikizwa hakurikijwe impamvu nababwiye yuko stable coin izashyirwaho ku mpamvu z'umushinga bwite bateguye, itaravuzwe natwe tutavuga, ntabwo twabisobanura kuko ntabyo tuzi. Ariko ibyo byose umushinga niwo ubifite mu nshingano, niwo tugomba kurindira. Bityo rero nagira ngo nsabe abantu bose bafite icyo kibazo yuko icyizere cy'uko bagashyizeho ako gaciro tugomba kukigira tudashingiye ku bimenyetso runaka birenze ibyo tubona muri ecosystem za Pi Network. Kubw'ibyo rero umuntu wese ufite iki kibazo ategereza ifirimbi ya nyuma, kuko haracyubakwa byinshi, haracyakorwa byinshi, kuzageza ubwo tuzajya tubona ibibaye tubyakire, ibibaye tubyakire. Ibyo dusabwa kugiramo uruhare tubikore, ibyo tudasabwamo uruhare tubyihorere. Ariko no kubimenya ni byiza. Ibyo twamenye rero ni ibyo, nawe ufite ibindi wamenye, dusangira amakuru muri komenti kandi tujye dukomeza kuyahererekanya kugira ngo twunguke twese bibi kimenya bose bye kumenywa n'umwe, kuko inyungu z'umushinga ari za twese. Nagira ngo nsoze mbibutsa yuko mu kiganiro gikurikira ikiganiro cyangwa se mu nkuru nimero 250 ariho tuzatangira kwiga duhereye kuri Mirror Network, dukomeze kuri Ruby, kuri Pi Network, bityo kugeza buri amakuru y'ingenzi kuri izi cryptocurrency buri wese ayamenye akavuga ati wow, iki ndakizi. Mugubwe neza rero, muhaye muronye kandi mukomeze kumayininga kuruta ibindi byose. Ubundi hano muri cryptocurrency ni ibintu bine tugomba gukora. Icyambere ni ukumayininga udahusha igihe. Kabiri ni ukuzuza ibyangombwa byose bisabwa. Gatatu ni ugukurikirana amakuru ku gihe ayo ariyo yose. Icyakane
ni ukugeza iyi nkuru kuri bagenzi bacu kugira ngo nabo badacikanwa n'ayo mahirwe ibisigaye bikijyana. Murakoze cyane.